Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Turashima Imana mbere na mbere ko Imana yakomeje kuturinda, yarinze abo mu majyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, irinda abanyarwanda bo hagati mu gihugu cyacu. Imana yaraturinze twese, kandi n'uyu munsi Imana ikomeje kuturinda. Twaherukanaga tuganira ku ijambo kumenya ijwi ry'Imana no kuba umwana wo mu rugo. Ijambo ry'Imana ahanini riba riri mu mwuka. Gusobanuza umubiri umwuka aba ari ibintu bigoye cyane, ariko ushobora kuba umukozi wo mu rugo kandi Imana ikakubona uri nk'umwana wo mu rugo. Ushobora kuba utari no mu rugo iwanyu, ariko Imana ikakubona nk'umwana wayo wo mu rugo. Imana buriya irebera hose icyarimwe. Akazi kose wakora, umurimo wose wakora, ahantu hose waba uri wubashye Imana, Imana ikubona nk'umwana wo mu rugo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ibyo bintu bibi birajyanye ku mukristo ushaka kujya mu ijuru, ku mukristo wafashe gahunda yo kujya mu ijuru. Ugomba kuba uri umwana wo mu rugo, ugomba kuba umenya ijwi ry'Imana, ijwi rya Data ukuyobora. Ibyo byose ni ngombwa kugira ngo ubimenye. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ushobora kuba rero umwana wo mu rugo uri umucuruzi, ushobora kuba uri umwana wo mu rugo uri umuyobozi, ushobora kuba uri umwana wo mu rugo uri imfubyi utagira ababyeyi, ushobora kuba uri umwana wo mu rugo uri umupfakazi. Ariko umurimo wose ukora neza waguhindura kuba umwana wo mu rugo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Impamvu tuvuga Yesu tukamuvuga neza ni uko Yesu ni umwami. Yesu ni byose koko pe. Bitekereje Yesu ni byose. Ibintu byinshi cyane ubisangamo Yesu. Mu biribwa Yesu ni umutsima utera imbaraga. Mu binyobwa Yesu ni amazi amara inyota. Mu matungo Yesu ni umwana w'intama w'Imana. Mu nyamaswa zo mu ishyamba Yesu ni intare mu muryango wa Yuda. Mu bihingwa Yesu ni umuzabibu w'ukuri. Mu rugendo Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Mu buganga Yesu ni dogiteri w'abadogiteri. Niwe dogiteri wakoze igitangaza gikomeye, azura Lazaro amaze iminsi ine yarapfuye. Nta rushinge, nta binini, nta rindi, itegeko gusa. Yesu rero ni dogiteri w'abadogiteri. Mu bintu bya hano mu isi Yesu ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi. Mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga Yesu niwe wa mbere wagendeye ku nyanja. Kuvuga Yesu neza rero nta soni bidutera. Yesu ni umugabo, Yesu ni umuganga, Yesu ni byose. Ikintu cyose Yesu ukimusangamo. Niyo mpamvu Yesu ari byose. Kumuvuga neza rero nta kibazo bidutera. Kumuvuga neza ni ukwiteganyiriza. Yesu ni byose. Imana yo mu ijuru itugire neza. Abantu benshi cyane bibaza uburyo bakora umurimo w'Imana. Ese nakora iki kugira ngo Imana inezerwe? Nakora iki kugira ngo ibintu bigende neza? Ariko umurimo wose wakora ukoranye umwete, ukoranye urukundo, wose ni umurimo w'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 6:29. Aravuga ngo, arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Uwo ni umurimo w'Imana dukwiye gukora, ni uko twizera uwo yatumye. Uwo yatumye ni Kristo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Abantu benshi bari baza ati twakora iki? Ese twaba abaririmbyi? Ese twaba abadiyakoni? Ese twaba abashumba? Twakora iki? Ariko ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'ibibazo byose. Ijambo ry'Imana iyo urisomye hari byinshi umenya. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umuhahirwa yapfuye umuhashyi atarapfa.
umuhahirwa yapfuye umuhashyi atarapfa. iyo burya iyo uri umuhahirwa ufite ikibazo kinini cyane, ariko iyo uri umuhashyi ufite amahirwe menshi yo kuticwa n'inzara. Birasaba rero ko wajya ugerageza nawe ugafata Bibiliya ukayisoma, ugasoma ijambo ry'Imana, kandi rizagera aho rikuvana aho rigukura. Abantu benshi cyane rero bibaza ngo umurimo w'Imana ni iki, ariko dusomye iri jambo ritubwira ngo arabasubiza ati, uwo ni Yesu yabasubiza ati, wababwiraga ati arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Nimba wizera Kristo rero uri mu murimo w'Imana. Nimba wizera Kristo Yesu ukamuvuga neza, ukavuga ibitangaza yakoze, ukavuga ko ari byose, ukamwizera, ukamwiringira, ukirinda kumuca inyuma, Yesu uba uri gukora umurimo we. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ibi bintu dukora, ivugabutumwa dukora, ntabwo ari twenyine gusa turi kuva kera. Kuva Yesu yagera mu isi ivugabutumwa ryaratangiye. Na mbere y'uko Yesu agera mu isi, Yohana niwe waje avuga ubutumwa amubanziriza. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 3:18, aravuga ngo akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahugura byinshi. Akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahugura byinshi. Uyu ni Yohana. Kubwiriza ubutumwa bwa Yesu rero nta bwoba, ntacyo bidutwaye, kandi ni umurimo mwiza. Imana yo mu ijuru itugire neza. Umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha 383, igitero cya nyuma, uwo muririmbyi avuga ngo umbe kumenya ibyo nigishwa, uburabyo n'inyoni mukiza nkwishingikirizeho. Imana yo mu ijuru itugire neza. Umbe kumenya ibyo nigishwa. Imana yo mu ijuru itugire neza. Bango umbe kumenya ibyo nigishwa, uburabyo n'inyoni mukiza nkwishingikirizeho. Ngeze aho ushaka mushorera, ni ukumenya nkiri mu makuba amahoro adashira. Imana nishimwe. Umbe kumenya ibyo nigishwa. Imana iguhe kumenya ibyo wigishwa. Imana ni byose. Imana nishimwe. Imana iguhe kumenya ibyo wigishwa. Uburabyo n'inyoni mukiza mwishingikirizeho. Ese aya magambo tumaze kuganira muri iyi minsi wungutse iki? Nicyo waba warakuyemo? Ubaye ntacyo wungutse, naba ari ikibazo. Ubaye hari icyo wungutse, Imana nishimwe. Imana n'umwarimu ukomeye. Hano tujya tubona abana biga, igihe kikagera bakakora devoir, igihe kikagera bagakora ibizami, bamwe bakagira amanota meza, abandi bakagira amanota mabi, bamwe bagasibira, abandi bakimuka. Uko niko Imana nayo ibigenza. Imana ikwigishije iguha devoir. Birasaba rero kugira ngo ibi tujye dusaba Imana, tuyibwira ngo Mana umve kumenya ibyo nigishwa, uburabyo n'inyoni mukiza ngushingikirizeho. Imana yo mu ijuru nishimwe. Yesu ni byose, kumuvuga nta soni bidutera, kumwamamaza ntacyo bidutwaye. Imana ni umukozi w'umuhanga. Niwe mwenjeniyeri wa mbere wakoze igitangaza kidasanzwe. Ahagarika inyanja, amaze kuyihagarika arayumutsa, amaze kuyumutsa abantu bayicamo ako kanya. Itifashishije umuyede, itifashishije abandi, yo ku giti ijambo ryayo rihagarika inyanja. Inyanja imaze guhagarara, Imana arayumutsa umunota umwe, iminota mikeya cyane, Abisirayeli baratambuka. Uko ni ku Imana hari ibintu byinshi cyane yihagaritsa kugira ngo bitaduhitana. No kuba uriho, hari ibyo Imana yafunze, hari ibyo Imana yafungiranye, hari ibyo Imana yaturinze, hari ibyo Imana yaturwaniriye. Ko Imana yakoraga kera n'uyu munsi niko ikora.
twagiraga rero twibukiranye, tujye dusenga tuvuga ngo Mana umpe kumenya ibyo nigishwa. Hari igihe kigeze kigera rimwe nari ngiye mu ivugabutumwa ahantu, ngeze mu nzira, icyo gihe abana bari bafunze amashuri, ari mu gihe cyo gufunga kw'abana kw'abanyeshuri. Ngeze mu nzira numva ijwi rimbwira ngo uyu munsi wa none hari abana benshi bakubita abana babo ko bagize amanota makeya, kandi nabo ubwabo nta manota bafite imbere yanjye. Hari igihe Imana ijya izana devoir mu rugo ugatsindwa, hari igihe Imana izana devoir mu kazi ugatsindwa, hari igihe Imana ijya izana devoir mu bucuruzi bwawe ugatsindwa, ugakoresha umunzani utuzuye, kandi icyo ni icyizere k'Uwiteka. Hari igihe Imana ijya izana devoir ku buzima bwawe uri umuyobozi ukarya ruswa, kandi Imana itabikunda. Imana iduhe kumenya ibyo twigishwa, urubyiruko n'inyoni mu cyiza ngo ishingikirizeho. Imana nishimwe. Nawe ubutaha, ariko niba ijambo ry'Imana rigufasha, ryohereza abandi, munariganireho, munaryunguranyeho ibitekerezo. Ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana ririgisha, ijambo ry'Imana ni intwaro idatsindwa, ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Kababwira agatekerezo kamwe kajya kamfasha. Ubuzima busanzwe ibintu byose biramfasha, n'inyoni yitambutse iramfasha, niyo ngenda nkabona abantu batambuka, abandi bamanuka, abandi bazamuka, ibyo nabyo biramfasha. Aho waburiye niho abandi barongera, aho warongeye niho abandi baburira. Agatekerezo nshaka kubahereza, gusenga ni iby'igiciro, gusenga bigira umumaro mwinshi. Abantu benshi bari kwibaza ngo insengero barazifunze, tuzasengera he? Ariko reka mbabwire agatekerezo kamwe. Uriye inkoko nayo igisenga, hari igihe kigera inkoko igasenga. Iyo imaze gutera irasenga, igasenga iminsi 21, ikaryama mu magi itagiye mu rusengero, ikaryama mu cyari cyayo, ikaryama hejuru y'amagi yayo, ikaryamamo, ikirinda kurya, ikirinda kugira ibindi bintu ikora. Muzi ko inkoko iri mu matungo arya cyane, irya ntitanahaga, ikageza nimugoroba itarahaga. Ariko iyo yinjiye mu masengesho, ishaka kubona abana, ishaka kubona igisubizo, yinjira mu masengesho itagiye mu rusengero, yinjira mu masengesho itagiye mu butayu, ikaryama mu cyari cyayo iminsi 21, akabamo igisubizo, igasohora amagi ivuye mu masengesho. Uko niko nta mpamvu n'imwe wavuga ngo bafunze insengero ntiwasenga. Wasenga uri mu kazi, wasenga utwaye imodoka, wasenga uri mu murimo uhinga, wasenga uri mu bucuruzi bwawe, wasenga uri umumotari utwaye moto yawe Imana yaguhaye, ahantu hose wahasengera. No mu nzu y'imbohe wahasengera, uramutse unyumva uri mu nzu y'imbohe nawe wahasengera. Nta mpamvu yo kuvuga ngo rero mu insengero barazifunze ukuri bidakorwa. Nta n'ijwi ry'Imana ritagera. Imana yo mu ijuru itugire neza. Nimba inkoko isenga ikajya mu magi, ikirinda kurya, ikirinda kujarajara, ikaguma mu magi yayo kuva kugeza ubwo havuyemo igisubizo, nawe senga, nawe wizere, nawe usoma ijambo ry'Imana, igihe nikigera uzabona igisubizo. Murakoze, Imana ibagirire neza. Niba ibi tuba tuganira biba bikubatse, tubiganiriza abandi, kandi ufata umwanzuro. Imana yatanze ubwenge bw'inkoko, ikamenya kurarira amagi akavamo abashwi. Uko niko Imana izaguha ubundi buryo bwo gusenga. Nubwo insengero bazifunze, ariko Imana ifite uburyo yaguha ugasenga, kandi Imana igakumva, Imana igakorana nayo. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Nifuza ko ukimara kumva ubu butumwa
bazamenye yuko kuko ibyo mbabwira bifite umumaro, tukajya tuganira. Imana yo mu ijuru bagire neza. Reka dusenge Imana. Mana nyagura ku ngoma, turagushima turaguhimbaje kuri byose. Imana yatanze ubwenge, uri intare y'umuryango wa Yuda, uri umwana w'intama w'Imana, uri umuzabibu w'ukuri, uri se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi ushobora byose, uri mwarimu ukuri, uri umudogiteri udasanzwe, uri enjeniyeri mukuru. Imirimo yawe iratangaje, niyo mpamvu kuvuga neza dutera isoni. Umuntu wese wumvishije ijambo ntuzaryo